kurusha ibindi ntabwo nshimishijwe no kuza kuba muri aya makaro yayo. Ikinshimishije cyane ni uko Miki ari umwana wanjye. Nuko Miki yarangije kumenya yabimenye nawe cyane rwose. Nawe bivuze ngo ndabimubwire byose ukanga kubyumva none yageze abyimenye ahubwo ibintu byose bigiye se agatego kose kagiye kubera muri iyi nzira. Izi ntambara zose zigiye kurwanirwa ahangaha kandi reka tuyirwane n'ubundi twarayishoje. Ikivuga ko kigiye kuberamo sinabyaye, ariko rero reka nkubwize ukuri ngaho ureba ukuntu Miki hano bamufasha none nawe uraje none niba haruzi ko tuziranye uramenye reka nkubwire kuko utaruzi ko baguha karimu hano ngo habe nako bazabimenya. Nubwo niba warubizi ko waza mu hano ukahaba babibwiye nande tutabibona ntari nabyemera ko utararyama ze nagusanga no kumpe kizo n'uryama nkagusanga mu gitondo hano. Ese wemera iki wa mwana yemezwa n'imigeri nka moto wamugana ahubwo we hamahamwe ubu ngubu bakuza impamvu yavuze ngo uri mfasha akazi jewe nze kumukoze hano se tangiye kubyimbaza kandi utaranaryama ariko icyo bambwiye erega kuba narenze uyu muryango mbese bagasunika nkinjira nkaba ndahangaha. Ariko rero mami wanjye ibintu birashimishije no kubuje kubana n'umukobwa wawe birashimishije pe. Noneho urumva intambara arwanaga ari wenyine, noneho tugiye kurwana turi bari. Ariko bisaba kwitwararika kuba hano ujye witwararika ibyo mu mihanda ubigumisheyo. Kubita imfubyi wiyibwiriza kurira. Imfubyi ninde ubwo? Reka niyiteyo kubera ko aho mvuye ndahazi. Cyakora hano kantira agatebe ndebe filime tu. Aho mvuye ndahazi. Izi ntambara zibone ngomba gutera agatebe nkareba igiye kubera muri runo rugo rwose. Bizahaba byose turi tayari kubirwanya. Ahubwo ngo uzuwe hano cyane rwose. Nakari kazi baguhaye ubwo bamakazi batarananyakira ngo ngiro wende ejo bazampa amabwiriza. Ubu disi yifasha avuga ngo uzano kumbe nagaze ko yinjije nyirabukwe hano. Ntabyo azi Tsuki uramenye umva nanjye ubwanjye ngomba kwitwararika nshaka uriya mugabo. Bakunzi ba filime yacu yiswe Icyumba cyanjye ndongeye ndabasuje mbabwira ngo ibintu byakomeye cyane nyuma yuko Eva amenye ibya mama Miki. Ibintu byakomeye cyane nyuma yuko twagiye tubona byinshi cyane aho Tsuki yarimo kuganira na mama Miki amubwira byinshi birambuye ku bijyanye naho ni famille. Ariko ndagira mubwira ngo intambara igiye kuba yarota, intambara hagati y'abantu hano mu rugo, aho nakubwira ngo Koko ndetse na Besto we nawe bagiye kuba bapanga ikintu gikomeye cyane. Ese Miki mu rugo rwe k'ibibazo bigiye kuba byamubana ibindi, ese Miki arakora iki? Nyuma yuko Miki yaraje kuba yamenya amakuru yose ko uwamutabaye ari mama we wa nyawe. Burya reka nkubwire tujye twitondera buri kimwe cyose kuko nkuko mwabibonye niba Miki yaratabawe na mama we atabizi akaba aribwo kuba arimo arabimenya. None ngo tuvugana mama we yaje kuba yagira mu rugo, none Eva aje kuba yamenya ukuri kose. Ndagira ngo nkubwire ngo wowe twabanye kuva filimi yitangira kugeza uyu munsi wa none, ibintu byose wagiye ubona intambara irarose sasa. Noneho ndagira ngo nkubwire ngo banguka turebe ati ese wagwane turebe ati ese birava he birajya he, kuko hari byinshi mwagiye mutarabona kuri uyu munsi wa none bigiye kuba byajya ku karubanda. Byinshi twagiye duhishwa hano kuri filime yacu. Ndagira ngo nkubwire ngo today byose biragiye ku karubanda kuko abakunzi ba filime yacu najya mubwiye ngo intambara yo muri uru rugo igiye kuba yajya down kuko amwi minsi agiye kuba yiyobereka. uwo na wundi ni umugabo wa Miki agiye kuba yiyobereka kugira ngo ataza kuba yafatwa. Gusa byose aziyobereka imyaka ingahe kari ibyo bavuga, ashobora kwiyobereka today tomorrow ariko ntabwo yiyobereka imyaka ibiri. My friend biragoye. Nubwo nakubwira kuri iyi filime yashitswe Icyumba cyanjye, ni filime nziza cyane irimo amasomo menshi cyane ku bantu babona icyo bita isomo.
mbe wa muntu we, niba mwabibonye neza urashoboke ko ashobora kuba ari mama Claudette cyangwa mama Koko. Mwabonye ko ashobora kuba ari we ushobora kuba yarageze hariya, ariko sitwamenya neza ukuri kwa nyako ngo kuri hehe. Ese mama Koko yaba yumvise ibyo baganiraga ko cyaba ari ikibazo gikomeye cyane? ndagira ngo ubwenge iyi filime yiswe Icyumba cyanjye, ntuze kugenda utagiye ubona buri kimwe cyose. Mwabonye muri ya minsi uburyo ki Miki ashaka kwihorera, gusa by'uyu munsi wa none Miki yizaniye mama we mu rugo. Ndetse kongeye kukubwira ngo ibintu bigiye kuba byaba bibi cyane, aho mwabonye ko umugabo wa Miki yarimo kuba yari yasinze azanwe na Koko amukoresha ibintu atabishaka. Gusa inda ya Koko yoko yakomeje kuba yaba ikibazo gikomeye cyane muri uyu muryango. Inda yakomeje kuba yaba ikibazo gikomeye cyane, yakomeje kuba yaba ikibazo. Mwabonye uburyo ki Belinda yaje kuba yagira inama akaba yabwira ukuri Miki ikiri inyuma y'umwana we, ikiri inyuma ikiri inyuma yo kuba yaratabawe n'uwamutabaye. Gusa byo nakubwira ko iyi filime Icyumba cyanjye ni filime nziza cyane. Warebye filime nyinshi cyane, ariko ndagira ngo nkubwire ngo hari iyo utabonye kandi niyo y'ingenzi kuri uyu munsi wa none. Nicyo kintu ndimo kukubwira ngo niba ari ubwa mbere ugeze hano ngaha ukaba utarabonye iyi filime yiswe Icyumba cyanjye, ndetse n'abantu bagiye bavuga ati filime amahitamo yanjye kubera iki, amahitamo series ko itakomeje kuba yagaruka. Gusa byo nakubwira ko nubwo muvuga gutyo, filime iri mu mayira, irimo kuza. Mwebwe muyitegure bikomeye cyane. Nakubwira ko abantu twabanye muri filime yiswe Igikomere, iyi filime nayo tuzayisozana nk'uko iya mbere twayisoje. Iyi yiswe Icyumba cyanjye tuzayisoza neza nk'uko twagiye dusozanya izindi filime, haba Igeno ndetse na filime nyinshi cyane twagiye, n'Igihome, filime nyinshi twagiye tureba hano. Ndetse niba warakunze filime yiswe My Daughter, iyi filime ndabizi ko nayo urimo kuyikunda cyane. Twagiye tureba filime nyinshi cyane, ariko ndagira ngo uyu munsi wa none Miki ari mu bibazo bikomeye cyane. Miki ashobora kuba agiye kujya mu bibazo nibaza kuvumbura ko ari mama we bari kumwe, baraza kuba babirukanira icyarimwe. Ibintu bishobora kuba byatuma yirukanwa aha mu rugo, kubera ko ibyo yaba yakoze byaba ari icyaha gikomeye cyane. Aho nakubwira ko abantu mwese twatangiranye iyi filime yacu, aho nakubwira ko uko mwabonye uyu mukobwa yatangiye kwinjirira umugabo wa mushiki we, cyangwa uwo twakwita nka Miki umugabo we, ubwo yatangiye kuba yamwinjira. Ubwo Koko yabaga ashaka inshuro nyinshi kuba yatandukanya n'umugore we ari we Miki, ariko uyu munsi wa none yakoresheje uburyo bushoboka bwose aramufata. Ariko icyo nakubwira cyo uyu Koko yafatiranyije uwo tuzi nk'umugabo wa Miki. My friend, ko nakubwira ko ibintu ari ibibazo gusa, aho nakubwira ko uwo twamenya uwo tuzi ku izina rya Eva, nawe karimo kumubaho cyane. Mwabonye uburyo Eva yaje kuba yarota inzozi mbi cyane, bad dream, bitewe n'uburyo yari yanyweye yasinze, mu kubyuka yisanze ari impande ya Koko cyangwa Claudine. Gusa byo nakubwira ko iyi filime yaciswe Icyumba cyanjye. Niba wararebye episode ya 32, ubwo Miki yari arimo gushaka mama we, barimo kuba bamuvugaho, ariko abyumva igihushukwa.
nyamara nakubwira ko Eva ibi bintu agiye kuba yamenya, ese Eva yaba ari kwiyobereka kugira ngo ataza kugira ngo babe bamuvumbura, dore ko atarimo kwemera cyangwa kugaragaza ko ashobora kuba azi Mama Miki. My friend, ibintu birakomeye cyane, ibintu biteye ubwoba cyane cyane, ibintu biteye ubwoba cyane. Nicyo kintu nakubwira cyo, nkubwira ngo burya muri ubuzima bwacu hari ibintu tujya duhura nabyo, nk'ibi bintu birimo kugenda bigaragara hano kuri filime yacu, aho nakubwira ko hari igihe tujya duhura n'ibidugira inyamaswa, ibitugira iki, ni byinshi cyane tujya duhura nabyo mu buzima. Gusa byo ibyo byose birangira iteka mu byishimo cyangwa mu marira. Sinzi ko ibyo bintu utajya ubibona. Niba wenda uyu tuzi nka Mama Koko wenda abaguye gitumo, nabivuze ko ibyabo birangiye. Erega uyu munsi umuntu akugwa gitumo, nawe ejo ukamugwa gitumo. Ashobora kuba baguye gitumo today, ejo nawe bakazamugwaho. Cyo rero maybe ko nta n'ikintu ashobora kuba yavuga, dore ko yabaguye gituma batunguye, yaje abatunguye babona abari hejuru. Ndagira ngo mama bamuvumbuye Mama Miki, cyaba ari ikibazo kuri Miki gikomeye cyane, cyaba ari ikibazo gikomeye cyane, kuko ibyo byose byahita bijya ku karubanda, ibyo byose byahita bijya ku mugaragaro, kuko bahita bamushyira hanze bakavuga ati ni Mama Miki, ku buryo bavuga ati byange bikunde hari ikimuzanye muri urugo, ntabwo agenzwa na kamwe. Ndagira ngo nkubwire ngo nk'uko ubibona, urabona ko ari ikibazo gikomeye cyane. Urabona ko hano hagiye kuba haka umuriro utazima. Nicyo kintu nakubwira, hano hagiye kuba haka umuriro utazima, kuko Miki mwabonye ko nawe ibye bigiye kuba byamubera abantu ibisusa. Nibaza kuba bavumbura buri kimwe, biraza kumubana ikibazo gikomeye cyane. Gusa byo mu musengere ataza kuba yafatwa, kuko afashwe hano byose byaba bipfuye, byose byaba bibaye agatogo. Nicyo kintu nakubwira cyo, byaba bisubiye irudubi, kandi byaba bigiye kuba byakunda. Gusa byari ubwa mbere ugeze hano ngaha, nakwibutsa ikintu kimwe, gukanda kubutsa subscribe. Nk'ubwango ndabakunda cyane, ciao.